Kuri uyu wa 20/8/2021, Banki Nkuru y'Igihugu BNR yakuyeho gukata abahuje konti za banki na Mobile Money hashingiwe ku itegeko nomero 55/2007 ryo kuwa 30/11/2007 rigenga Banki Nkuru y'u Rwanda, ingingo yaryo ya 6 bis, ingingo ya 8, hashingiwe kandi ku itegeko nomero 17/2021 ryo kuwa 3/3/2021 ryerekeye kurengera umuguzi wa serivisi y'imari ku ngingo yaryo ya 5, ingingo ya 18 n'ingingo ya 34, hashingiwe kandi ku itegeko nomero 3/2010 ryo kuwa 26/2/2010, itegeko ryerekeye uburyo bw'imyishyurire ku ngingo yaryo ya 7, hongeye gushingirwa kandi ku itegeko nomero 8/2016 ryo kuwa 1/10/2016 ryerekeye amabwiriza agenga abatanga amafaranga ari mu buryo bw'ikoranabuhanga ku ngingo yaryo ya 30. Banki Nkuru y'Igihugu BNR yakuyeho gukata abahuje konti za banki na Mobile Money. Ubuyobozi bukuru bwa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR bwatangaje ko bwakuyeho amafaranga yakatwaga abakura amafaranga kuri konti bayohereza kuri Mobile Money cyangwa abayohereza kuri konti bayakuye kuri telefone mu buryo busanzwe bumenyerewe nka push and pull. Ubuyobozi bwa BNR bwatangaje ko uwo mwanzuro wafashwe mu rwego rwo kwimakaza imitangire ya serivisi inoze ndetse no gusigasira uburenganzira bw'abakiriya bazo, bityo aya mabwiriza yahise yubahirizwa abuza ibigo by'itumanaho na za banki gukata ikiguzi icyo ari cyo cyose ku muntu wohereje amafaranga hagati ya Mobile Money na konti, ari byo byamenyekanye cyane nka push and pull. Icyo gikorwa cyo gukata cyangwa kwishyuza ikiguzi cya serivisi yo gukura cyangwa kohereza amafaranga kuri konti ya telefone by'umuntu umwe birabujijwe. Banki Nkuru kandi yakuyeho inyungu zasabwaga n'ibigo by'itumanaho kuri konti z'ubwizerane zifitwe n'isosiyete y'itumanaho zavugwaga ko ariyo ntandaro yo gukata abakiriya bazo. Hari abagaragaza ko mu gihe cyo kohereza amafaranga kuri konti ya Mobile Money, banki zajyaga zishyura inyungu mu gihe amafaranga avuye kuri konti y'umukiriya yerekeza kuri konti yo kuri telefone. Bikaba bivugwa ko iyo nyungu yabarwaga ku kigereranyo cya 6%. Ku bw'iki cyemezo rero, amabanki azahura n'imbogamizi zitandukanye, muri zo twavuga nk'ikiguzi kizajya kizifasha kuziba icyuho cy'ishoramari ryakozwe mu gutangiza iyo serivisi, kwita ku bakozi bashinzwe gukinga bakurikirana ku munsi izo serivisi, gusazura ikoranabuhanga n'ibindi bikenerwa ngo iyo serivisi itangwe inoze ku mpande zombi. Ku ruhande rw'abakiriya ho sinakubwira ku bijyanye n'iki cyemezo, abakiriya barimo kwica inyicyara kuko bagiye koroherezwa mu buryo butandukanye. Ikofi izakomeza kumera neza kubera igabanuka ry'amafaranga yasabwaga kuri iyo serivisi. Hari abakiriya batinyaga amafaranga ya serivisi bakirirwa batonze imirongo kuri banki hirya no hino. Boroherejwe rero mu kudatakaza igihe cyabo, dore ko igihe ari amafaranga, ari nabyo bita mu cyongereza ngo time is money. Ikindi kandi, gukoresha ikoranabuhanga bizatezwa imbere cyangwa bizihuta kuko buri wese azaba akeneye kwishyurwa no kwishyura mu buryo bworoshye ICT enhanced. Bizagabanya amerwe n'irari ry'ibisambo byabaga byiteguye gukora mu mifuka y'abagendana baresa amafaranga hirya no hino. Ifaranga rizakomeza gucungirwa kuri konti kandi neza, money soft, aribyo byitwa ngo umutekano w'ifaranga azaba ari ntayegahezwa. Twasoza rero tubashimira kudutega amatwi no gukurikirana amakuru anyuzwa kuri iyi channel.